reka mwuka wera wari uganza muri twe. Mu bingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje yose mwami. Haleluya. Reka amazi y'ubugingo kandi reka mwuka wera, reka mwuka wera w'Imana. Haleluya. Mu bingora, mu bindusha bikambuza amahoro, imitwaro kandi reka amazi y'ubugingo anembe mu Mana. Iryo sengesho twese turisenge. Reka mwuka wera abe ari uganza. Haleluya. Mu bingora bikambuza amahoro, bibwire mwuka, mwuka, mwuka w'Imana, mwuka w'Imana aganze. Bibwire Yesu, Yesu we, Yesu we, Yesu, Mana himbazwe. Bibwire Data, niwe Data, ibikugoye bibwire Data. Haleluya. Data niwe se wifuzi. Data, Data, Data niwe Data wa twese. Data ibikuremerereye uyu mugoroba, ibikugoye bibwire Data. Haleluya. Hey, bibwire Data. Hallelujah, hallelujah. Shuti bibwire Data.
tumukomere amashyi menshi cyane. Izina ryawe rihimbazwe Mana, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni wowe data wa twese, ni wowe data wa twese, ni wowe data wa twese, ni wowe data wa twese. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Muririmbyi yavuze neza cyane. Reka amazi y'ubugingo anebemo, reka mwuka wera bariwugaza mu bingora bikambuza amahoro. Imitwaro yaje ndayigukoreye, ibibazo byaje ndabigukoreye. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mana ihimbazwe. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Mana ihimbazwe, Mana ihimbazwe. Mana uyu mugoroba twikoreje imitwaro yacu. Hari umuririmbyi wigeze kuvuga, aravuga ngo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, kuko ari nta jambo Imana ntivuga maze ngo rihere. Zogera kuco yavuze, zogera naho yabwiye, kuko Imana we, kuko Imana atari umuntu we wibeshye. Iyo yivuze biraba, yategeka nifite ijambo, nifite ijambo ryanjye kuri njye. Zogera kuco, zogera naho, kuko Imana si umuntu, Imana ntabwo ari umuntu wibeshye. Haleluya. Iyo yivuze yategeka bigakora, nifite ijambo
ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'abantu kizarangira, nzinjira muri Kanani yanje maze nduhuke. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'abantu kizarangira, nzinjira muri Kanani yanje maze nduhuke. Sogera kucavuze, sogera kuko Imana si umuntu iyo yifuza yategeka bigakomera, niyo yanyuma. Tumukomere amashyi menshi umwami w'abami, arabikwiriye, izina rye rihimbazwe. Haleluya, haleluya. Hari undi nawe waririmbye ngo aravuga ngo reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona icyo yavuze gihera, ibyo bintera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntarabona ndabibona. Ivugo yiwe nihame, tegereza umusiniza, ubwo ari data wabivuze. Ibihamya iyo yuguruye ivuga yiwe nihame, tegereza umusiniza, ubwo ari data n'umugabo ibihamya iyo yuguruye kugara, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara, iyo yuguruye ntawe ushobora, nukuri we, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Ndi kuri moto ndimo kuza hano, naganirijwe n'umutima wanjye, imvugo y'Imana ni ihame, imvugo y'Imana ni ihame. Muri iyi ndirimbo nkunda amagambo avuze ubwo ari data wabivuze bizoshika. Nige kugirira Imana icyizere, ubwo ari data wabivuze bizoshika, ubwo ari data wabivuze bizoshika, ubwo ari data wabivuze ubwo ari data bizoshika.
pasilambre de uva uko yavuze, uva uko data yaravuze. Yaravuze ngo yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Ntukisezera ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, tuyizera. Yasezeranye, yasezeranye kwizabana nawe mu bihe nk'ibyo biruhije. Nubwisezerano we, nubwisezerano ryayo ntabwo izunyuramo, izunyura biruhije nshuti. Nizigiha nimuda ibihoraho, bigatuma tumumeuze kure mana we yasezeranye kwizaba nawe no mu bihe n'ubwisezerano sezerano agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane, wumva usukuwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana. Bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyashuti irakuzi wakundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubicu utwa mu biganza, urira cyane rwose ushavuye. Nyamara bireba abandi ukiheba, izunyuramo biruhije nshuti. Nibihoraho nibigatume uteshuka mana yo, mana yo. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe kizurimo n'ubwisezerano ntabwo riza. yaje afite ibyifuzo bibiri byari bindi ku mutima, yari ndimo gusengera muri iki cyumweru. Ngeze hano nkinjira nyumva ko umutima unyemeza gutanga ituro
ibyo byifuzo bibiri nasengeraga. Kirimo mbitekerezaho numva ko faravuze ngo mbere yuko dutangira kuramya no guhimbaza mureke dutange ituro yo kuramya no guhimbaza. Nyumva neza ko umwuka uri munyongorera ngo tanga ituro ukoreye muri konfi. Nyumva umutima wanjye uranezerewe cyane, yatambutse yihuta cyane kubera ko nyamenye neza ibanga ribirimo. Bene data, nuzajya ugera mu materaniro jya umenya kugendana n'ibirimo bikorwa mu materaniro. Ahari icyifuzo wazanye gishobora kunyura mu ndirimbo, gishobora kunyura mu maturo, gishobora kunyura mu marira, gishobora kunyura mu bintu bitandukanye birimo bikorerwa hano mu materaniro. Izi ndirimbo turimo turirimba nyumvishe zambereye igisubizo cy'icyo cyifuzo cya Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndatanga za haleluya zitatu zo gushima Imana ko ibyo byifuzo ko ari byombi Imana ibishubije. Hallelujah! 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 Amen. Akumuririze yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'iburi uyu munsi wa none biruhije n'ubwiseze ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera. Hey, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo tumukomere amashyi menshi cyane umwami w'abantu. Muzamutekereza umubabaro Aburahamu yazamukanye agiye gutamba Isaka, muzamukurura mukumva ukuntu wari ungana. Nimutekereza muzotekereze n'ibyishimo yamanukanye. Imana imaze kumubwira ngo Aburahamu we ntugire icyo utwara umwana wawe Isaka, ngo namenye neza yuko nkunda, ngo hindukiza amaso urebe imfizi y'intama itagira ikintu itagira se itagira nyina iremwe nona. Uzamuka uwo musozi, uzamuka ubabaye. Niba hari icyo Imana yavuze, turavuga imvugo y'Imana y'umugoroba. Uhagarare niba hari icyo we ku buzima, uhagarara ku musozi, bipfa kuba ari ihora rishobora kwivuguruza n'ukuri muhumure muhumure dufite we idashobora kwirengagiza muhumure muhumure dufite we idashobora kwirengagiza
iyo ibihe ibyaha gukuraho wica niyishimenya turirimbana turimana muhumure muhumure dufite Imana idashobora na rimwe kwirengagiza. Samariya yawe muhumure muhumure dufite we idashobora. Ahaha niko kuri kwa muhumure muhumure dufite we idashobora kwirengagiza. Ahimidiwe Mungu. Hari akaririmbo nigeze naririmbye ngo fata twumve ngo nibisi turimo yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufwa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryazuye umwana wa Yayiro aba muzima. None nubuhe bwoko bw'ikibazo ufite none kidashobora kumva ijambo ry'Imana ngo kiveho? Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe. Tumira yewe ibibazo ubuzima bwawe. Tumira Yesu tumira Yesu ibibazo ubuzima bwawe. Ufate note yayo nziza. Baba yaravuze ngo niba iyi si turimo yarumvise ijambo ry'Imana ikabaho, amagufwa yari yumye akumva iryo jambo akagira gute? Akabaho. Iryo jambo rigera ku mwana wa Yayiro wari wapfuye arazuka. None ubaze ikibazo ufite kiremereye kidashobora kumva ijambo ry'Imana ni iki? Oya umva kiriho kirahari kidashobora kumva ijambo ry'Imana. Frank ugitegeke muri uyu mugoroba. Frank ikibazo kiruta urupfu ni iki? Hari ikibazo kiruta urupfu? Umwana we Yayiro yarazutse aho nta kitozo na Lazaro yarazutse n'aya magufwa. Niki kiruta urupfu? Sawa none mwicurange tuyiririmbe. Imana ibaremere ubuhamya bw'ejo mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Imana ikuremere ubuhamya bw'ejo. Nibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufwa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo niryo ryazuye umwana wa Yayiro aba muzima. Nibisi
yumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho. N'amagufwa we yari yumye we yoyo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo we niryo ryazuye umwana wa Yayiro. Abamuzima ibibazo ufite nibwo amarira urira nibwo intambara urwana nibwo ubukene ufite nibwo turirimbana. Ibibazo ufite nibwo amarira urira none we nibwo ubukene ufite nibwo intambara urwana none tumbirayo niwe tumbirayo Yesu ni furaha yangu, amejaa pendo kuu, anaweza kuni katika safari. Ni kihe kibazo ufite kitokumva ijambo ry'Imana? Kitokumva ijambo ry'Imana ngo kiveho? Solution nayindi. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo ubuzima. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Bwana sifiwe. Haleluya. Nanje ubu nyine ndi mu gukenera ngo mbe muvuga butumwa mukuramye no guhimbaza. Nanje ngire topic yanje uyu munsi wari kubabwira ngo niba hari Imana yavuze ku buzima bwawe kizasubira, ureke ubwoba n'intambara kizasubira. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kuvuga ngo Mana icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi kugeza gisohoye. Dio wasezeranije Sara kumuha umwana w'umuhungu we. Nukuri barabikoze wasezeranije Sara kumuha umwana w'umuhungu we. Nukuri mwami we wasezeranije Ana kumuha umwana w'umuhungu we. Nukuri we
cyose mwami ntabwo gihera kirasohora uri mahesha rero mwami wanje we iyo icyo uvuze cyose ntabwo gihera yawe mwami mana we mwami icyo wavuze ugikura imyaka yawe mwami mana we icyo wavuze ugikurikirana turimane ukuri mwami mana we mana w'umugisha icyo mana himbaze kandi ayi mwami mana we Imana himbaze icyo we ayi we yo mana himbaze irindi rimwe ayi we mwami mana we icyo wavuze ayi we uve ntabwo igibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze we ntabwo igibesha n'igiteshuka ayi we ntabwo igibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze we ntabwo igibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze ntabwo igibesha ntabwo igibesha n'igiteshuka ku ijambo yavuze jewe amasezerano amwe mbagaze mu bunyina Imana yambwiye ndi umwana muto niga primaire ashize imyaka myinshi kubwiye ijambo itegereza bizasohora kubwiye ijambo itegereza bizasohora tegereza ntabwo igibesha tegereza bizasohora tegereza ntabwo igibesha tegereza bizasohora ntabwo igibesha n'igiteshuka ijambo yavuze wa